Haleluya. Turashimana rero ko yatugiye ubuntu kugira ngo tube hano kuri munsi wa mbere wo gutangira amasengesho yo kwiriza guko mwumvishe intego marayumvise ubutwari mu Mana. Turaza turebe ijambo ubutwari cyari cyo. Ubutwari turifashisha indimi z'amahanga kugira ngo twumve nimba bijyanye n'ukuntu twebwe twumva ijambo ubutwari. Turareba mu cyongereza bitwa hero, mu gifaransa hero. Turebe ibyo ari byo. Hari ibintu bitandukanye biranga umuntu kugira ngo bazamwite intwari. Cyane cyane iryo jambo hero ryatangiye gusobanurwa mu Bagiriki hanyuma mu nyuma n'Abaroma bo bitaga hero cyangwa hero. Ijambo rero hero ariwe ntwari mu Kinyarwanda riva mu Kigiriki yitwa heros. Heros mbere na mbere byavugaga umutware, un maître, un chef, un noble, umuntu w'imfura, cyangwa mu byerekeye mythologie grecque ni kuvuga ni ibintu b'imigani yabo ibyo bitaga les demi-dieux. Hari abantu bafatwaga nk'Imana, les demi-dieux, moitié homme moitié Dieu. Ibyo ni byerekeye mu migani yabo, ariko muri rusange mu bitekerezo byabo umuntu witwa intwari eros ntabwo ari eros rwa rukundo, ni heros. Mwandikira hariya H-E accent grave, murazi accent aigu na grave. Accent grave, R-O accent circonflexe S, eros. Il y a E mbere accent grave, hanyuma R-O accent circonflexe eros. Iryo jambo rero ryagiye ryaguka noneho rigeraho risobanura umuntu yaranzwe cyangwa arangwa n'imirimo ikomeye inashikirwa. Donc un homme avec un courage extraordinaire, des exploits remarquables. Uvuga ngo umuntu yaranzwe n'imirimo inashikirwa, aho bose sosiyete ye imubonamo ibintu byamuranze bitari bya rusange, nko kwitangira abandi, tuvuge gutabara mu bihe bikomeye, ku rugamba akagaragaza kutagira ubwoba, kurwana intambara kabone nubwo anyura mu bintu bikomeye byamutwara ubuzima, kubera impamvu aba yiyemeje. Hano ntabwo tuvuga abahero mu mafilime, za filime za fictiona, turavuga muri ibyo bita real life, mu buzima busanzwe. Uvuga ngo uwo muntu yaranzwe na courage na sacrifice, yaranzwe n'ubwitange bukomeye, kandi akarangwa no gukora ibyo byose atabyikorera we, ahubwo abikorera abandi. Iyo ta l'action désintéressée, abikorera abandi. Ntabwo uzaba intwari ku bintu yikorewe ku giti cyawe, ku nyungu zawe. Ibyo ntabwo bigoye ubutwari. Birumvikana? Ubutwari bushingiye gukora imirimo y'indashyikirwa utayikorera wowe. Ukwiye kuba wikorera abandi. Murabizi? Icyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko umuntu wese muri kamere ye arikunda, ashobora kwikorera ibintu. Ntabwo rero byari ubutwari. Murabizi? Kabone nubwo abantu bajya bavuga ati nk'umuntu wabonye ko inzu irashya hanyuma akarwana akagira gutagashingura amadirishya akavamo, bazavuga bati uriya muntu ni intwari.
siko cyo bavuga. Ariko muri definition yaha, muri bisobanuro ntabwo ari intwari. Ibi babyita instinct de survie. N'imbeba iyo bayitangatanze hose ifunda imi ikarebaho ifumurira, yabaye intwari rero. Yirwanyeho. Rero kimwe mu bintu biranga intwari rero muri definition iri hano, c'est une action désintéressée. No gukora ibintu utareba inyungu zawe. Wabibise witangira abandi. Rero mu mateka hagiye haboneka abantu isi yagiye yita intwari. Nago turagera ku butwari bw'umumana. Turavuga ijambo intwari muri rusange mu bitekerezo by'abantu. Mu mateka rero intwari, Alléluia. Nous voyons que des personnes ayant fait preuve d'un grand courage, n'abantu bagaragayemo kudatinya et d'abnégation dans des contextes difficiles, bakiyanga ubwabo mu bihe bikomeye kugira inyungu ya benshi, comme les héros bagiye twafata urugero ari muri Israel ahantu hitwa Forteresse de Masada. Wenda bamwe bumvise nigeze kubibabwira hano. Ni ukuvuga ngo ingabo z'abaroma zari zagose Yerusalemu, ingabo z'abaroma. Rero abayuda bamwe baranze gufatwa mbiri n'intakebwa, barwana urugamba kuko abaroma bari bafite ingabo nyinshi n'abakomeye. None bahunga hafi y'inyanja y'umunyu, mer morte, ahantu hitaruye cyane. Noneho bajyayo bazana n'ibyo kurya n'ibiki, n'abagore n'abana babo bose bajya hariya kugira ngo ntibabe ibigwari, babe intwari. Babikoreye iki? Babikoreye ukwizera kwabo. Hanyuma abaroma byarabagoye kugira ngo bazagere hariya, ko nta ndege zari zihari. Bafashe igihe kirekire kugeza aho baje kuvumbura uburyo bakubaka ikintu kimeze nka rampe. Bakora rero ikintu kimeze nka rampe kugira ngo bazagereyo. Hanyuma icyakubwira ko kuva kuri nivo yo hasi naho bari ko atari ahantu bari kugera mu buryo bworoshye, nuko natwe kugira ngo tuhagere, igihe twari muri Israeli twakoresheje bita nuze teleferique, tukabine two mu kirere. Umva rero icyo gihe ntabwo hariho tekinoloji, ariko abaroma barabishoboye nyuma y'igihe kirekire. Noneho baravuga bati rero turabona ko barabarebaga ibyo barakora, bati bazatugeraho. Hanyuma baravuga bati rero ntidushobora gufatwa mbiri n'izi ntakebwa, turi ubwoko bw'Imana. Bahita bafata gahunda rero, abagabo baratangira bice abagore n'abana babo, hanyuma nabo umwe wese yice mugenzi we. Ubwo hanyuma niwe aziyica. Wabyose noneho barabikora. Abaroma baze kuhagera basanga imirambo. Bariya rero mu mateka ya Israeli babita intwari zabo, abitwa Forteresse de Masada. Kuvuga ngo kuri bo ni ubutwari ku mpamvu z'idini ryabo, ku mpamvu y'imizerere yabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo babyikoreye bo, babikoreye kugira ngo ntibagwe mu maboko y'intakebwa. Kuri mwami Sawuli yabwiye umutwaza intwaro, abonye ko yakomeretse, aramubwira ati undangize simwe mu maboko y'intakebwa. Ntimubizi ko byabaye. Ibyo rero nubwo no munsi ntago umuntu yagira inama y'undi yo kubikora ko yakwitwa kwiyahura, ariko muri kiriya gihe mu myumvire kiriya gihe bwari
bwari ubutware. Nubona nka Saddam Hussein igihe bamufataga mu mwobo burya babyita ubugwa, kuko mu mitekerereze y'icyo gihe Saddam Hussein bari kuvuga ati nta muyobozi urimo, ntabwo ari intwari, kuko yemeye kwishyira amaboko y'abazamushinyagurira. Yarakwiye kwerekana ngo ubutware. Ngibyo rero intwari rero mu gihe cya kera muri za antikite mbere yo kuza kwa Yesu Kristo, uko niko bazisobanuraga, haba mu Bagiriki haba no mu Baroma. Mwumvise ibintu bike, turi kuvuga byinshi biranga ibisobanuro by'ijambo intwari. Ngo hari ikintu kigutandukanya na rusange y'abantu cyakuranze ku nyungu ya benshi. Nta butwari ku byo wikoreye ku nyungu zawe, ntabwo ibyo byemerwa muri definition iri hano. Ubona icyo muri rusange iryo jambo rivuga intwari. Turebe rero mbere ko dusenga intwari nk'uko Bibiliya ivuga. Iyo dusomye Abaheburayo igice 11 turabona liste y'abantu Bibiliya yise intwari z'Imana. Turazagaruka cyane kubivugwa mu Baheburayo 11. Bo igitabo cy'Abaheburayo tugeze kubasubira muri make ibyacyo, yuko umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ntabwo azwi, ariko ni Umwuka Wera wagihumetse. Abavuga ko ari Pawulo bafite ibyo bashingiraho, ariko twebwe turaguma uko Imana yabigennye. Cyitwa gusa urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ntabwo ari byiza kuvuga ngo cyanditswe na kanaka kandi bitahari. Nimba uri umuteoloji ukaba ufite impamvu zo kuvuga ngo ni Pawulo cyangwa ni kanaka, ukwiye kubigumana. Ariko nujya kusoma ukwiye kuvuga urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Aribise uguma uko Imana yabigennye ko ikwiye kuba anonyme. Ariko nuko tuzi gusa ko ibi bitabo byahumetswe n'Imana, kandi igikuru si umuntu. Igikuru kumenya ko Umwuka Wera niwe yakoresheje abantu kugira ngo bandike iby'Imana yavugaga. Birumvikana? Rero nusoma igitabo cy'Abaheburayo mbere na mbere umenye ko les destinataires ba mbere cyangwa abacyandikiwe ni Abaheburayo. Bande n'Abaheburayo bari bakijijwe, bari baviriweho n'umucyo wo kumenya Kristo, hanyuma baranezerwa igihe runaka ko bakijijwe ndetse bahabwa n'Umwuka Wera. Amen. Natwe noneho batangira gutotezwa na bene wabo, kandi byari bifite imbaraga kubera ko Abaroma bemeraga idini ry'Abayuda. None abo Bayuda bari barabwira Abaroma ngo hadutse umuntu witwa Yesu, arahakanya ingoma ya Kayisari. Bariya rero ni abantu bari bazana imvururu, kuko bo ntabwo barokonesa Roma. Noneho itotezwa rero ry'Abayuda rihabwa imbaraga no gushyigikirwa na leta y'Abaroma. Baba Kristo rero bari bakijijwe bava mu Bayuda, bahita bamwe bagira intege nke. Noneho kugira ngo bakize amagara yabo basubira mu idini ryabo, kabone n'ubwo mu mitima yabo bari bazi ko babaye abakristo, basubira mu idini ryabo, basubira gutamba. Kandi bari bamaze kwizera ko ibitambo Yesu Kristo igitambo cye cyarangije biriya. Ni ukuvuga ngo rero bonge kandi kuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo mu Kinyarwanda bavuga gute, ils ont foulé le Fils de Dieu. Hariya kuri Abaheburayo igice cya 10 urabona, hariya kuri 20 kugeza kuri 27 10:26 27. Niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hasigaye igitambo cy'ibyaha. Tukiri aho kwanza, niba hasigaye igitambo
kuko bo bamenye ko igitambo cyatanzwe n'Imana ni Yesu Kristo. None basubiye gutamba, bivuga ngo bagihinduye ubusa. Komeza. keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Amen. Amen. Abana b'Abaheburayo basubiye mu bitambo, na nibyo batubwira rero mu gice cya 6 ku murongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6. Ano kugira ngo gusa mbahe ibyibanze kugira ngo mumenye nitujya kuvuga cyane ku byerekeye ziriya ntwari zo kwizera zivugwa mu Yohana 11. Kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo, ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Amen. Amen. Ahantu rero nutamenya amateka y'iki gitabo, mbere na mbere les premiers destinataires abakigenewe, ushobora gutakara kuri aya magambo, kuko aya magambo ashobora kubwira ngo iyo umuntu yakijijwe nyuma akagwa ntibishoboka ko yagaruka. Wabizi? Kuko we ntabwo uzi mbere na mbere ababwirwa abaribo. Wabizi? Nuvuga ngo baramenye ko igitambo nyacyo cyaratanzwe ni Yesu Kristo. None kubera ubwoba bwitotezwa boge gusubira mu bitambo. Nuvuga ngo kuri bo bakaba baraviwe n'umucyo, bakaba baramenye Yesu ko ari cyo gitambo Imana yatanze, bakaba baraho umwuka wari no kumwizera, batigeze bamuhabwa mbere bakiri mu bitambo bacyumvira amategeko ya Mose, nta mwuka wari bigeze bahabwa. None baramenye Yesu, bamenya ko ari cyo gitambo kizimya gikuraho bya bindi byose byatambwaga, bahawe umwuka wera. None bonge gusubira gutamba nkuko Yesu atigeze ajya ku musaraba, nkuko Imana itigeze itanga igitambo. Ngo bene abo rero biragoye ko bongera kugira gute kugaruka mu gakiza, kwihana. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le puissant du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifièrent pour leur part le Fils de Dieu et l'exposèrent à l'ignominie. Vango, bonge kandi kubamba umwana w'Imana, bakamugira gute? Bakamusuzuguza, kuko wowe waramenye Yesu ko ari igitambo. None rero ugire kumurutisha ihene n'intama. Murumva ko bimeze? Amen. Kuko impamvu ugiye gutamba nuko wizera ko habwa imbabazi, kandi wari umaze kumenya ko Yesu yatambwe. Nuvuga ngo igitambo cya Yesu ugihinduye ubusa, ukirutishije igitambo cy'itungo. Ngibi bivugwa hano rero. Amen. Ntabwo ari kuvuga ngo ni umukristo yaguye ngo nashobora kwihana ngo garuka. Kubanza kumenya mbere na mbere by'Abaheburayo, bamenye ukuri, bamenya ko Yesu ari cyo gitambo. None kubera ubwoba bwo gutotezwa bene wabo, na leta y'Abaroma nayo ibatije umurindi, none bahita basubira muri bene wabo mu mategeko ya Mose mu gutamba ibitambo, kandi baramenye ukuri. Amen. Umaze kumenya ibyo rero, ariko nubwo ari igitabo cyandikiwe abo Baheburayo, ariko kifite ukuri ko mu bihe byose, uretse context y'abo Baheburayo, uretse iby'abo Baheburayo, ariko hari ijambo ry'Imana, ry'itoro ry'Imana ryo mu bihe byose. Imana ishimwe. Na niyo mpamvu uko gitangira murabizi, ngo kera Imana yavuganye none nabacu ni twebwe, none se ni mu byumba se, kandi bakisibaza ngo ni twebwe. Ngo kera Imana yavuganye n'abasokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu buryo bwinshi no mu bihe bitandukanye.
ntabwo ari twebwe, abo n'Abaheburayo. Niba Imana yavuganye n'abasekuruza babo, twe twinjirayo ryari? Twinjira rero ku murongo wa kabiri, ngo muri iki gihe cy'iherezo, ngo yavuganye natwe mu kanwa k'umwana wayo, ngo twabigize ejo. Twebwe rero twinjiyemo tunyuze muri Kristo, ariko mbere yaho nibo yoge kubimenya. Amen. Ntumere nk'abariya bavandimwe muri bihugu bya Afurika y'Iburengerazuba, muri enseignement yabo ko byakoronijwe n'Abafaransa, bari bafite ibitabo nyine by'ubu mu Bufaransa, hanyuma babereye mu mashuri abanza bakabigisha, ugasanga abana baravuga ati no grand-père les Gaulois, kandi les Gaulois ni ibisekuruza by'Abafaransa, nabo bagasoma ngo no grand-père les Gaulois. Abo bana ntabwo bari bazi ibyo ari byo, n'abakristo rero barawurira grand-père les Gaulois. Basoma Abayobora igice cya mbere bakibaza ngo n'abasekuruza babo, ntabwo ari ibyo. Ibi mwabyumvise? Amen. Ku isano rya kera Imana yavuganye n'Abaheburayo, nibo yahagurukijemo abahanuzi. Amen. Ariko uyu munsi ku bwa Yesu Kristo natwe le patriarche Abraham, Isaac, Israel, natwe tubita basogokuruza mu nzira yo kwizera. Ariko hano bari baravuga ibisekuruza byabo mu maraso, génétiquement. Manishimwe un grand-père les Gaulois, ariko ntabwo bakibivuga, barabimenye, bamenye ko Abagaulois n'Abafaransa ariko bo bafite ibisekuruza byabo. Urazi ko babyita mu Gifaransa ibyo, kandi Abafaransa babikoraga babizi, babyita acculturation, kukwambura culture yawe, ugafata culture y'abandi. Nk'iyi americanisme ya kino gihe, iriya ni acculturation. Manger américain, parler américain, s'habiller américain, rire américain, danser américain, jurer américain. Ikibazo gikomeye cyane. Ceci dit, tukwiriye kumenya noneho impamvu icyo gitabo, rero turashaka twinjire rero muri cya gice nyirizina, dusome icyo gice cyose, hanyuma uyu munsi nicyo twibandaho. Abaheburayo 11 dusome. Noneho ibi ntabwo bireba Abayuda gusa, bireba twese. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isanzure ryaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera niko kwatumye abo umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo yasezeranijwe.
kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro w'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko yasezeranije ariyo kwizerwa. Nicyo cyatumye umuntu umwe kandi uwo yari ameze nk'intumbi akomokaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroga birukure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa, kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizaba. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yosefu bombi, agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye Yosefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisiraheli, agategeka iby'amagufwa ye. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba bitaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babitegereje bararengerwa. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Mbese mvuge kindi ki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bagahabwa abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakagerageshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakirizwa inkerezo, bagakirerezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza
kugira ngo abo badatunganywa rwose tutari kumwe. Amen. Amen. Hano turumva liste ntirangiye yabo Bibiliya yita intwari zo kwizera. Twabonye ko mu isi heroisme cyangwa ubutwari bifite ikintu kiburanga. Hano mu Mana naho batubwiye aba bantu turi bubone ibyiciro byabo, batubwiye byabaranze, baranzwe n'imirimo inashyikirwa igamije guhesha Imana icyubahiro. Hano turabona igisobanuro cya mbere cy'ubutwari mu Mana, ni imirimo yose y'inashyikirwa ituruka mu kwizera k'umuntu, ni imirimo isunikwa no kwizera. Twabonye hano Bibiliya ibyo yabanje kuvuga, imaze kuvuga ibisobanuro bicyari cyo kwizera. Bamaze kutubwira kwizera icyari cyo, Abaheburayo 11:1 batubwira kwizera icyari cyo n'imirimo yo kwizera, ko kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa, niko tukumenyekanisha ibitaboneka ko ari by'ukuri. None batubwira rero ko kwizera niko abakera mu kukugira bahamijwe neza n'Imana. Batubwira ko kwizera niko kutumenyekanisha yuko ibi bigaragara ntago byavuye mu biboneka, ko isanzure cosmos hamwe n'ibirimo byose byavuye mu ijambo ry'Imana. Ibyo rero ntago bishobora gusingirwa n'umuntu udafite kwizera. Niyo mpamvu ubona abantu benshi cyane b'abanyabwenge ba scientifique bibagora kumenya Imana, kubera yuko bo biga ibi biboneka ariko ntibagende kure bibaze aho byavuye n'uwabishizeho. Murabyumva? Nk'umunyabwenge yitwa Aristote, umufilozofe grec, yari umunyeshuri wa Platon. We aravuga ko l'univers, le cosmos est éternel. Nuvuga ngo iri sanzure ryamyeho ibihe n'ibihe. N'abandi benshi bakurikiye iyo filozofi. Ni ukuvuga ko ukwizera niko Imana yashimye ko kutumenyekanisha ibitaboneka. Kwizera kuduhuza guhuza ibiboneka n'ibitaboneka. Udafite kwizera rero azaguma kuri ibiboneka. Uku kwizera kuvugwa hano ntabwo ari kuvuga ngo ndemera Imana rurema, Imana yaremye. Ni ukwizera ko mu rwego rwishurirwa, ni Umwuka Wera azana ku kwizera binyuze mu ijambo ry'Imana umuntu yumvise. Murabyumva? Ce n'est pas n'importe quelle croyance. Ni ukwizera kuvugwa hano, ni ukwizera kw'Imana. Imana ibiba mu mitima y'abantu. Amen. Kwizera rero Bibiliya ikwita impano. Abaroma 10:17 batubwira ngo ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Amen. Amen. None utumva ijambo rya Kristo hanyuma akakubwira ngo ndizera Imana, umwana umwe rukumbi yaremye ijuru n'isi, nukuye kwizera ko mu bwongo bayibise. Kuko biratubwiye ngo kwizera nyako kuva ku kumva ijambo ryande rya Kristo. None abo bavuga ko bizera nta jambo rya Kristo ryabagezeho, nukuye kwizera bafite. Ni ukwizera kwa kimuntu. Nkuko nizera yuko iri avoka yanjye mu mwaka utanza yirya, kiriya giti cy'avoka mu mwaka utaha kizazana imbuto nzarya avoka. Nukuye kwizera uko kwa kimuntu. Ese bikeneye iyishurirwa ngo umenye ko mu mwaka uzajya avoka?
rero ukwizera Bibiliya ivuga hano kwaranze bariya bantu turi bwige uyu munsi, amen, mu byiciro byabo. Ni ukwizera gutangwa n'Imana kuko umuntu yumvise ijambo ryayo. Nimba nta jambo ry'Imana riri ku isoko y'uko kwizera, ukwizera uba ufite ni ukwizera ko mu bitekerezo by'umuntu ari we wese. Iyo umudamu asamye inda yizera ko azabyara, none ibyo biva mu ijambo ry'Imana, none ni ukwiye kwizera kwa kimuntu. Iyo ngiye kwiga nkamenya ko nzazamuka nkajya mu ishuri ryisumbuye cyangwa nzabona diplome, ni ukwiye kwizera kwa kimuntu. Kumubaza ikibazo, mwese umuntu wese aho yaturutse, waje uzi yuko uri busange urusengero rwihari? Ntabwo waje uti wenda nasanga Nyabarongo yakati hano. Ni ukwiye kwizera kwa kimuntu. Urizera kuri butaye ugasanga inzu ihagaze, ni ukwizera kwa kimuntu. Uku kwizera kuvugwa hano ni ukwizera gutangwa n'Imana iyo umuntu yagezweho n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ni impano y'Imana. Aba rero bavugwa hano mu Baheburayo baranzwe n'uko kwizera kutari kwa kimuntu, kuko uko kwizera kuturuka ku Mana kuza mu buryo bw'Umwuka Wera gukora imirimo y'ubumana. Imirimo y'ubumana. Niyo mpamvu twavuze ngo iki cyumweru Imana irashaka kutwinjiza, amen, mu ijambo ryayo ritubwira ngo hari ubutwari muri nge, kuko intwari zo mu Mana zitandukanye n'izindi ntwari zo mu isi zitandukanye. Amen. Uku kwizera rero nimba ariko kwatumye aba bantu bavuga hano bahabwa ubuhamya bwiza buturuka kuri nde? Qui a témoigné pour ces gens? Ni Imana. Neti mukunda dusomerera ku murongo wa 2. Bamaze gusobanura bene uko kwizera batubwiye hariye rero ku murongo wa 2, 11 ngo pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Amen. Voilà. Ngibyo. Hallelujah. For by having that kind of faith, the elders obtained a good report. Abo rero bavuzwe, iyo liste itari exhaustive, ituzuye, kubera ko yavuze ngo mvuga iki ndekiki, uvuga ngo ni benshi. Amen. Bose ikintu kimwe gusa Imana yashingiyeho ibahamiriza ko ari intwari zayo, icyo bita dénominateur commun, ngo nuko bari bafite kwa kwizera kuri defini gusobanurwa ku murongo wa mbere. Nawe nushaka ko Imana izaguhamiriza neza ukabona good report from God ku Mana, kaguhamiriza ngo uri intwari yanjye. Amen. Icyatumye Imana ishingiraho mu guhamiriza aba nico gishingiraho mu kwita umuntu intwari yayo. Mwabizi? Nuko kwizera bivuga rero, uku kwizera ntabwo tukwiye kwitiranya na kwa kwizera twagize mu gukizwa tukabarirwa ibyaha. Uku ni ukwizera gutuma Imana yikorera ibyayo, ikora imirimo yayo intashikirwa binyuze mu kiremwa muntu. Amen. Uko kwizera ni ukwayo kugakora imirimo yayo, hanyuma uwo muntu rero yemeye ko Imana imunyuramo, ko Imana ikorana nawe. Amen. Uwo muntu Imana izamuhamiriza ko ari intwari yayo.
pas selon les critères humains intwari yayo. Ese mwibaza ko uku kwizera abantu benshi baragufite? Niko mwibaza? Uwa mbere batubwiye Abeli niwe wabimburiye abandi ko bari guhera ku itangiriro. Abeli ngo yashimwe n'Imana, Imana iramuhamiriza ko ari umukiranutsi, ko yahoraga atambira Imana ibitambo bishimwa nayo by'amatungo. Wabizi ngo niyo mpamvu nubwo yapfuye aracyavuga, kuko iyo abantu Imana ibahamirije ko babaye intwari zayo, kabone nubwo baba batakiriho ariko bakomeza kuvuga, kuko abo banyuzemo. Turaza kubibona hano nitugenda muri kategori z'intwari. Amen. Turaza kubibona hari intwari zizwi, Abeli tuzibye. Amen. Ba Nowa turazi ibyabo, ba Aburahamu turazi ibyabo, turabisoma. Ariko hari abandi bavuzwe n'ubutwari bwabo ariko batazwi, babita les héros de la foi anonyme. Ni ukuvuga ngo intwari z'ukwizera zitazwi n'isi ariko zizwi n'Imana. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo intwari zose si ngombwa ko zimenyekana. Na niyo mpamvu Imana ishaka ko nyuma y'amasengesho uzafata icyemezo cyo kuba mu ntwari zayo, kabone nubwo isi itakumenya ariko Imana iguhamiriza ko birashoboka. Turaza kubibona. Amen. Baratubwira ko intwari z'Imana zikomeza kuvuga nubwo zarapfuye. Ari kuri 4 Aburahamu se ntago akivuga. Okay. Kwizera ni kuko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi bw'Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza. Kandi niko kwatumye nanone akivugwa nubwo yapfuye. Amen. Nubwo yapfuye. Nubwo yapfuye. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Kwizera kwe kuracyavuga, kuracyigisha abantu. Haleluya. Nugutandikwa mu mateka bakuvuge, ariko nimba Imana iguhamiriza ko abaye intwari yayo, abo bantu wakoreyemo cyangwa wakoreshejwe imirimo y'ubutwari bo, Imana ntizemera yuko ibyawe byibagiranwa, kuko ntabwo wabikoreye mu cyuka, ntabwo wabikoreye ku yindi planete tutazi, ku yindi galaxy. Wagendeye mu bantu nkawe, mu rungano rwawe, muri generasiyo yawe. Iyo mirimo niho yakoretse, kabone nubwo batakumenya ku isi yose, kuko Aburahamu babaye ibyamamare, ariko abo bantu wagendeyemo, ugendera mu Mwami, ukora iyo mirimo. Haleluya. Abo, amen, abo, haleluya, abo bazavuga ubutwari bwawe, ukuntu babwubatse. Amen. Kandi abazabubwirwa bazabubwira abandi, kabone nubwo utamenyekana mu mpera z'isi. Imana ishimwe. Birumvikana. Uko umuntu wese afite milieu ye, umuntu wese afite abo yabayemo. Hari umuprofeseri yatwigishaga ari mu Bufaransa, yaravuze ngo si tu ne deviens pas héros, tu seras zéro. Wabizi? Ngo nutaba intwari uzaba ubusa.
Soit tu deviens héros, tu seras héros, ou tu deviens zéro. Ndetse mukondo dusomere ibyakozwe no 20 umurongo wa 25 ni Pawulo uvuga hano. None dore nzi yuko mutazongera kumbona abo nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Amen. Ntiwumva hari abo yanyuzemo, nawe hari abo uranyuramo, abo mu rungano rwawe, abo mubana, abo mwigana, abo mukorana, abo mugendana. Umwe wese afite abo Imana yamushize hagati yabo. Ntabwo ubutwari bwawe bukwiye kuzamenyekana mu Bushinwa kandi uba mu Rwanda, bukwiye kumenyekana mu Rwanda. Wayibise si hubase. Hari abantu bashaka kuba intwari muri Amerika kandi baba hano. Yesu yabwiye iki ba Petero ngo bahere ku mpera z'isi? Bahere he? Kuko aravugana nabo ari he? Yerusalemu. Kuko wowe udashaka guhera kuri Yerusalemu yawe, ari umuryango wawe, ari hariya wigare ukora, ugashaka ngo uhere ngo hariya ngo mu Burusiya. Mu Burusiya ni ku mpera z'isi, tugereranije n'ibivugwa mu byakozwe n'Umwana ngo muzakira ubushobozi Umwuka Wera n'abazaho, niyo muzaba abagabo kumpamya uhereye Yerusalemu, aho muri turavuganira Yudaya, Samariya, ku mpera z'isi. Ariko abantu bashaka guhera he? Ku mpera z'isi. Murazi impamvu? Biroroshye. Abafaransa bavuga ngo abo menteur qui vient de loin. Biroroshye cyane kwita icyo utari ku batakuzi kuruta abo ubamo. Mwabibise? None Mariya cyagihe igitangaza cya mbere ikana muri Galile, amazi agahinduka divayi. Numva ko Mariya amaze kubona ko umuvinyo divayi yashize, nuzi ko yabwiye Yesu ko icyo gihe yumva ko ari umwana wenyine mu buryo bumwe. Ntiyabwiye Yesu, ariko se Yesu amaze kumusubiza kuri gesiyo, umugore duhuriye, murabona yahise abwira abantu ngo nimukore icyo ari buvuge. Kubera iki Mariya azi ko Yesu adafite iduka y'amawayini y'imivinyo? Kuko yari kumubwira ati dore umuvinyo washize. Kubera iki? None Yesu yari afite amasitoke y'imivinyo, yitegaga iki Mariya? Nuvuga ngo yari amaze kubona yuko uwo Yesu harimo undi muntu muri we, ibyo ategetse birakoreka. Nuvuga ngo aho nyine yavukiye, aho nyine yabaga mbere ko bamumenya muri Isirayeli, mu zindi ntara za Isirayeli. Ubuhamya bwe bwatangiriye nyine mu rugo, bamenye uwo ari we. Kabone nubwo batamwizera kuko nta muhanuzi yemerwa iwabo, ariko babonye ko hari ikintu abandi badafite. Nawe rero mbere yuko ujya kwitwa intwari mu Burusiya kandi utuye mu Rwanda, ubanze ugaragareho ubutwari, imirimo y'intashyikirwa, aho Pawulo yavuze ngo abo nanyuzemo, abo nyine uranyuramo uyu munsi. Subira muri ya jambo. Ese murabyumva? None dore nzi yuko mutazongera kumbona abo nanyuzemo mwese mbabwiriza iby'ubwami bw'Imana. Amen. None wowe hari abo uranyuramo cyangwa ntabo? Barahari cyangwa ntibahari? Ntibahari. Nawe mu rugo rwawe, umugore wawe, umugabo wawe nibo bafite, abana bawe, abavandimwe bawe, hanyuma ugahita urenga urugo rwawe, ya miyenzi ukayirenga, none bigafata abaturanyi, bigafata ku kazi, ku ishuri, sosiyete ubamo. Abo nibo Imana ivuga ko uranyuramo. Ujya hehe? Ujya muri gakondo yo mu ijuru.
abo rero uranyuramo urandika amateka, nimba atari amateka y'ubutwari n'iy'ubugwari. Very important. Aba bantu tuwe turanyuramo kugira ngo turopere expression ya Paulo, ibyo imvugo ya Paulo, turo turandika amateka. Mwibaza ko ngo tubatuyemo, tuwe turabanyuramo. Kunyuramo no kuvuga ngo uragenda. Nibya bindi abanyarwanda bavuga ngo uzasiga inkuru k'imusozi, si byo se? None se ko wagendaga uvuga ko urakijijwe, none kandi urabanyuramo nyine, abo nyine unyuramo bazakuvugaho iki? Gusa ko babona gufata Bibiliya, bazavuga iki? Bakubonye mu Imana, wavugaga Imana bakayibona mu buzima bwawe. Ni ibiki byakuranze by'ubutwari mu Mana? Ibyo byose rero nibyo Imana ivuga ngo ntabwo gusa ko yahamirije bariya bavugwa ko bahamirijwe n'Imana. Abihura 11:2, sibyo? Nuko abo bantu iby'Imana yahamirije, amen, yo izi byinshi kurusha ibyo abantu babaziho, ariko iyo abantu babaziho bazi ko ubuhamya bw'Imana ari ukuri. Abantu bo mu gihe cya Aburahamu bamenye ko Sara yaramaze kurenga imyaka yo kubyara, bamenye ko yabyaye, bazi ko yabyaye. Abantu bo mu gihe cya Mose bazi ko yaciye inzira mu nyanja itukura. Mayibise. Abantu bo mu gihe cya Dawidi bazi yuko n'ingabo nkeya n'ibikoresho bike yanishije abami bakomeye. Abantu bo mu gihe cya Yosuwa bazi yuko yayuwe n'Imana inzira aboneka muri Yorodani, kandi ko yarwanye n'abami bakomeye akabanesha. Bazi ibyabaye ku nkike z'i Yeriko. Abantu bo mu gihe cya Eliya bazi yuko habaye guhangana n'abanuzi b'ibinyoma Bayali ku musozi Karumeli, habaye confrontation de royaume, ténèbres et lumière, hariya Karumeli. N'uyu munsi ugiye ku musozi Karumeli hariho nko muri jardin hariho statue ya Eliya. Sinayibabwiye, amateka arahari. Bariya bose bavuzwe ni Imana yabahamirize, baronse good report from God, ariko nabo banyuzemo bafite agace babazi ko ubutwari. Imana nizi byinshi byose, ariko abo banyuzemo bafite agace k'ubutwari. Igihe Yesu yari ku musaraba, ni bande bambere bavuze ati uriya ni umwana w'Imana? N'abigishwa be, n'abasirikare bari baraho, amen. Nibo babonye ibiro biraba, bakabona habaye ubwira kabiri, izuba ririshe, isi abaye imitingito, ibishitsi, ibitare birasa, imisozi iranyeganyeza, ibitare birasaduka. Babonye iyo fenomene zose zikomeye, baravuga bati by'ukuri uyu ni umwana w'Imana. Murabyumva? Natwe rero abo turanyuramo, umugabo wawe, umugore wawe, abana bawe, abavandimwe bawe, abo mwigana, abo mukorana, wabivise, abo musengana, amen, bakwiye kuba bafite agace bavuga ati koko uriya muntu ubuzima bwe burangwa n'imirimo indashikirwa iva mu kwizera Imana ye. Bitaba bityo tuzabanyuramo turangiza dusiga ibibazo byo kutwibazaho ngo niye Imana twasengaga, ese twari twizeye koko ko nta kintu na kimwe cyamwerekanye uriya muntu ko iriya Mana koko yari yizeraga? Abo uranyuramo uzasiga inkuru ki inyuma yawe? Bazakuvuga bate? Wayibise? Bazakuvuga gate? Bazakuvuga ibihe bigwi? Ariyo mvuze ibigwi nibyo mu Mana mvuga. Cyose kirumvikana mu burya Paulo niryo ribiduhuze n'ibyo tumaze kwiga byose. Ibyakozwe 20:25 iyo niryo mwicariraho
mugatekereza tese nanjye abo ndo nanyuramo nimara kubavamo bivuga ngo nimara kurangiza urugendo niye nkuru izasigara ivugwa nyuma yanjye niye nkuru izasigara ivugwa ese nyoko azavuga ati koko yigendere pani ibintu by'uburyarya ko ari bavuga uburyarya kirazira ko umuntu wapfuye bamuvuga nabi kabone nubwo yakwashije amashi n'amangumi n'ibiki byose ariko uzavuga uti yari umuntu mwiza kandi yagukubitaga igihe cyose kwibuka kwa muganga ariko uzamuvuga ibi gukora umuntu mwiza ibyo ni uburyarya niye nkuru bazavuga wowe bazavuga iki wowe numara kubanyuramo urangije urugendo nka Pawulo bazavuga iki nibihe bigwi bazakuvuga nibihe bigwi reka mbaho urugero rumwe hanyuma tujye tufata umwanya wa meditation bifite parallelisme bifite aho bihuriye uriya yarwaniraga uburenganzira bw'abirabure muri Amerika yitwa Martin Luther King yaravuze amagambo yaravuze ngo sois le meilleur quoi que tu sois ngo uzabe inashikirwa icyo waba uri cyo cyose ahita atanga urugero ngo nimba ukubura umuhanda ari wo murimo ukora kubura mu buryo igihe uzaba utakiriho bazajya bibuka ngo hano hantu higeze kuba umuntu wakuburaga winashikirwa wabizi nimba uri umuganga vurana urukundo mu buryo igihe uzaba utakiriho bazavuga ati hano muri ivuriro muri ibitaro higeze kuba umuganga winashikirwa uri Martin Luther King